nongeye kubaha ikaze, nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza, nongeye kubifuriza kugubwa neza, nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza kurama no kuramba, nongeye kubifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka Imana yacu. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Hari umukunzi wacu uri mu gihugu cya Mozambique yari atwandikiye atubwira ngo tuzamubabarire tumufashe, tumubwire akamaro ko guseka. Yatwandikiye ubutumwa burebure atubwira ko yarwaye umutwe udakira, umutwe umurira uruhande rumwe, yajya kwa muganga bakamuha imiti, bakamubwira ngo ajye agerageza byibura mu isaha asekemo kabiri, ajya agerageza aseke nibwo umuti uzamufasha. Yarabigerageje, umutwe uragabanyuka, bituma agira amatsiko yo kumenya guseka n'umutwe aho bihurira. Guseka rero ni umuti w'indwara zose zo mu mubiri. Guseka ni umuti ukomeye cyane. Uzarebe abantu bahora baseka, abantu bahora bisekera, ntabwo bajya bagira izo ndwara za hato na hato, ntabwo bahora mu bitaro. Usanga ari abantu bahorana ibyishimo, ari abantu bahorana umunezero, ntabwo ushobora gupfa kumubona yarwaye. Ni ukuvuga ngo mu gihe usetse byinshi birahinduka mu mikorere isanzwe y'umubiri, haba mu maguru, amaboko ndetse n'imikaya itandukanye. Akaba ari nayo mpamvu ushobora guseka wari urwaye umutwe, wari ufite ikibazo cy'imitsi yo mu mutwe, twa dutsi tugafunguka, ubwonko bukishima, amaraso akongera agatambuka neza, bikaba byakemura ikibazo. Nubwo yaba nta wundi muti ufashe, ushobora guseka gusa, hanyuma bikakurinda kurwara izi ndwara zishobora gukomoka ku munaniro w'ubwonko. Imikaya irenga 15 yo mu isura yifashishwa muri iki gikorwa cyo guseka. Akaba ariyo mpamvu guseka bishobora kukuvura uwo mutwe udakira, guseka bishobora kukuvura iminkanyari yo mu maso, guseka bishobora kukuvura stress cyangwa umunaniro wo mu bwonko. Mu gihe uri guseka cyane, akamironko gafunga igice cyinjiza umwuka vuba vuba. Nicyo kizatuma mu gihe uri guseka uzumva hari ijwi ridasanzwe. Akaba ariyo mpamvu uzumva uri museka umeze nk'aho uri guhera umwuka. Iyo ukomeje guseka cyane, imiyoboro y'amarira irifungura, uko mu kanwa hagenda hifungura, bituma utinjiza umwuka uhagije, isura igahindura ibara ndetse ikiyegeranya cyane. Guseka kandi birandura. Umuntu ashobora guseka ukaba nawe waseka kandi utazi icyo asetse. Akenshi iyo ubonye umuntu aseka nawe uraseka, nubwo waba utazi ikiri kumusetsa. Aha rero niho guseka haboneka imbaraga zo kuvura indwara zimwe na zimwe z'umutima. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko guseka bigabanya ukubyimba kw'imijyana y'amaraso, bikagabanya urugero rw'imisemburo itera stress, ndetse bikongera igipimo cy'ibinure byiza mu mubiri. Niba rero uri umuntu ukunda kugira ibinure bibi mu mubiri, byo bakunze kwita bad cholesterol, niba ufite cholesterol mbi, ni byiza ko wagira akanyamuneza, ni byiza ko wajya umwenyura ukagerageza ugaseka. Bizakubera umuti wo kugabanya ibinure bibi mu mubiri. Ni byiza rero guseka buri munsi kubera ko bituma wumva akanyamuneza, ndetse n'iyo usetse ibindi bibazo wari ufite, ibyo wari uri gutekereza biragabanyuka, ugahita ukira indwara ziterwa n'imitekerereze, ugahita ukira indwara wumvaga uri kubabara mu mubiri bitewe na stress wari ufite mu mutwe. Guseka rero bituma umutima utera neza. Niba uri umuntu ufite ubumuga ukaba utabasha gukora siporo ngo wirukanke nk'abandi,
wazajya ufata umwanya uhagije wo guseka, kuko iyo usetse cyane biba bingana no gukora siporo ngororamubiri, kuko imikaya iba yamaze kwaguka bingana no kwirukanka metero 100. Ibi rero bishobora guha ubushobozi kugabanya umuvuduko w'amaraso. Abantu baseka cyane, abantu bahora bisekera, ntabwo wapfa kubabona bagize umuvuduko w'amaraso. Abantu baseka rero baba bafite amahirwe yo kutarwara indwara ya stroke no guhangayika bishobora kukuviramo guhagarara k'umutima. Abantu baseka, abantu bahora bisekera, izi ndwara guseka birazibarinda. Guseka bituma umubiri wishima, guseka bituma umubiri unezerwa, guseka bituma umubiri uzamura umusemburo w'ibyishimo, hanyuma umuntu agashira uburakari, agashira umujinya, agashira urwangano ruri mu mutima we. Ni byinshi guseka bivura. Niba rero utajya useka, niba uhorana uburakari, niba uhorana umujinya, niba uhora ukunja isura, niba uhora wumva mu mubiri ubabara, niba uhora wumva utaka uturwara twa hato na hato kandi ukiri mutoya atari indwara z'ubusaza, jya ugerageza useke. Guseka ni umuti w'ibi bibazo by'umubiri uba ufite. Umubiri wawe uba warawimye ibyishimo, hanyuma wa musemburo w'akanyamuneza ukagushiramo, wa musemburo w'ibyishimo ukagushiramo, umubiri wawe ugahora utonekara. Guseka kandi byongera ubudahangarwa bw'umubiri, bigatuma ubuzima bwawe buba bwiza, bigatuma ugira ubuzima buzira umuze. Kubera ko guseka byongera gukorwa k'uturemangingo dushyashya, akaba ari byo bigufasha guhangana n'indwara za hato na hato, kuko umubiri wawe uba wawuvuguruye. Hari igihe useka cyane ukumva uri kubabara ibice na bimwe, by'umwihariko igice cy'inda. Hari igihe useka cyane ukumva inda iri kubabara. Nibyo, mu gihe uri guseka cyane imikaya yirambura inshuro nyinshi, bikaba byatuma iruha. Iyo umaze igihe kinini uri guseka, bibaho kumva ko imikaya iri kubabara. Akaba ariyo mpamvu guseka bifatwa nk'imyitozo ngororamubiri. Mwabyumvise rero ko guseka bivura indwara zose zananiranye mu mubiri. Mwabyumvishe ko hari indwara ziterwa n'uburakari, hari indwara ziterwa no kunanirwa k'umubiri, hari indwara ziterwa na stress, hari indwara ziterwa nuko utajya ukora siporo. Ariko mu gihe utakoze imyitozo ngororamubiri ugaseka, mwabyumvishe ko bifasha imikaya kongera kwirekura, yifunga yifungura, biba bingana no gukora siporo. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima uhora ubifuriza kugira ubuzima bwiza. Ibi byose mba mbibagezaho kugira ngo dufatikanye kurushaho kugira amagara mazima. Niba rero uri umuntu urwaye cyangwa urwaje ukaba ushaka kwivuza cyangwa kwisuzumisha, duhamagare kuri 0791169327. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp unyuze kuri iyo nimero. Ku bari hanze y'igihugu ubanzaho akamenyetso ko guteranya 250, hanyuma ugakurikizaho iyo mibare, nawe ukaba waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, tukaganira tukakugira inama, ubuzima bukongera bukagenda neza. Murakoze cyane rero, naho ubutaha.